hasigaye nakazi k'umutekinisiye munyemerere ntabwo dushaka kuzamura andi magambo urundi rubanza Kwari mufunda akaba ari umugabo kuki iki giti atagira barambira igitanya nkandi singa iki giti kuki atagira kandi ari umufunda ko namwemere ko azamura ku fondasiyo kanje ati umva ngo sasha nirangiza akazi kanje reka uyu mugabo yikorera ibye n'uyu mugabo ibyo hanyuma muza kubikora bitari byo mu bavuguruzi nyuma barangiye ntibakurikize rwose ntibakurikize urubibi dore ngo umva mu bwizukuri bakurikize urubibi sivukwe kwino saha yinde gatanya ngo nuko nushaje ngo nuko kwino saha ntabavandimwe nkigira oya kwino saha yakumbira ngo abana turi kugendera kuri cordone bapfuye ntacyo barushisha tukugenda kuri kandi cordone bapfuye ntawe warasa ariko dati ayo magambo urumva niba waje kurangiza urubanza urangiza ukurikije ibyangombwa biteye hanyuma ibindi ese ibi bintu rwose yewe rwose ibindi ubu se tuvuge ko leta ariyo yibeshye mu kubarura aha tuvuge ko leta yibeshye ubu niyaba yaragize umuntu ntashaka kumvikana. Ni ikibazo cy'uburengeri witwa Kayibanda Emmanuel utuye mu kagari ka Martyazo mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye avuga ko yagiranye n'umuturanyi we wubatse akarenga imbibi z'ubutaka bwe. Ese Manuel ari he? Ninde muntu wakubarurije ubutaka? Ni wowe wibarurije. Urakoze. Dati ninde wakubarurije ubutaka? Ni wowe. Ibyo bintu bavandimwe muri hano ibyo bintu bisobanura umwe wese ntiyibarurije igikwiye kuba kiranura reka Manuel nige babajije ikibazo. Ese aba bantu niba umwe yaribarurije umuntu atavuga ati barambarurije kuko nta muntu wibeshya ku butaka bwe abaza kugarukira. Dative yaribarurije Manuel yaribarurije aba bantu ntibakwiye gukiranurwa na GPS ahigushije hakaba ukuntu bimeze kuva hariya ku muhanda. Ibi ni ibyangombwa babaruje ubwabo bifitiye ubwabo, ni ibiri ku byangombwa bafite kuva hariya ku muhanda ukaza uko twagiye mu hano utumenyetso uraza wagera ahangaha kigafata inguni cyamara gufata inguni gikahita kipasa beya kuri iriya bawuni kivuye ku muhanda kiraza gutya line kikaza kigera no byarangiza kigazana inguni kikongera kigafata hariya. Byumvikana ko dukurikije uko ibyangombwa bifasha gutya uko ibyangombwa biri ubu butaka mpagazemo buri mukuyu uko ibyangombwa biri ni korutire bashyizemo gutya iri mukuyu none ni robine iri mukuyu uko bakurikije uko ibyangombwa biri iri mukuyu noneho kurumva iyo nguni iva hano ikaza igakubita gutya igafata hariya. Uku ni nako inteko y'abunzi yabyanzuye mu 2016 ikemeza ko habayeho ko ku burengere bwa metero kare 24 ikanategeka ko buri wese asubirana uburenganzira busesuye ku butaka bwe nk'uko bugaragazwa n'ibyangombwa bya bombi. Gusirangizwa ry'uru rubanza ngo rikaba ryarakomeje kugorana ku mpamvu Kayibanda warutsinze avuga ko harimo n'akaboko k'abayobozi nyamara wari ko akomeje gutakaza amafaranga menshi asiragira kwirangizwa ry'uru rubanza. Abahesha ubwo ni 600 za GPS 8 batwara 330 ubwo ni 240 ubwo yose hamwe ni 840 kugira ngo hejwe kare akabanza kugira ngo mpeshwe kare akabanza nasubira kare akabanza ugereranyije gafite nk'agaciro k'amafaranga ngana bo so metero kare 24 ziri hari inyuma umuntu yazihangahera uko biri kose ndako ntikabura miliyoni 2 mu mujyi zanarenga arura mutagurisha yanarenga ariko ubwo urabona ngira ngo hari cyo wibone nawe uri umunyamakuru ijisho ry'umunyamakuru burya rirebera na leta abakabikemuye nibo baje kuvuga wabonye ko yaba telefone y'igitifu wakagare aje yirukanka nuko bazi ko kiriya kibazo ko bakigenje ngo byari ku nshuro irenga 10 irangizwa ry'uru rubanza ryongera gusubikwa bivugwa mu ruhare rw'abayobozi bo mu nzego z'ibanze. Kuri iyi nshuro umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Martyazo ngo niwe wahageze agambiriye kuburizamo isengo ry'urukutu watsinzwe uru rubanza yubatse ku butaka butari ubwe. Ubwo twashakaga kugira icyo tubimubazaho yahisemo kurucara rumena ndetse ahita kupa na telefone. Umuvugana yitwa Benjamin.
nashakaga kubabaza ikibazo cya ruriya rubanza rwarimo rurangijwe mu kanya namwe nabonye mwahageze. Umuyobozi w'akarere ka Huye wavuga ko kuba imyaka ishize ari 6 uru rubanza rutararangizwa nk'uko abunzi babyanzuye ari uko birinze gushyira imbere gusenya kuko byaba ari igihombo ku mpande zombi bagahitamo kwirengagiza iby'amategeko ateganya. Ikibazo cyose ntabwo kigomba kurangizwa mu nzira y'amategeko mu gihe hashobora n'inzira y'ubwumvikane cyane ku baturanyi. Bombi gusenya ni igihombo kuri bo. Ari ugusenya ari uwubaka ari usenya undi mugenzi we bose birabasaba guhesenya. Icyo rero igihombo cya buri ruhande rwose nicyo twabasabaga ko bakumvikana. Gusa umuhesha w'inkiko wahawe kurangiza uru rubanza kuri iyi nshuro avuga ko ikibazo cyamaze gufatwa umwanzuro n'urukiko iby'ubwumvikane biba bitakiriho. Icyo gihe ngo nta n'ikindi kiba kigishobotse uretse kubahiriza imyanzuro y'urukiko. Akanahamya kandi ko kuba nawe atabashije guhita rurangiza ngo nta gitutu cy'undi muntu uwo ari we wese yashyizweho, ahubwo ngo nuko yabonye ari ngombwa ko hari ibindi bibanza gushyirwa ku murongo kugira ngo ikorwaho ry'ibikorwa uwatsinzwe yashyize ku butaka butari ubwe ritazagira ikindi rihungabanya. Harimo imbogamizi koko aho ababuranyi bombi badashaka gushyira hamwe, badashaka kumvikana ku irangizwa ryarwo, ariko kuri ino saha kubera ko nk'umuhesha w'inkiko nagombaga kururangiza ku ntege ku ngufu nk'uko umuhesha w'inkiko yiyambazwa mu gihe izindi mbaraga byananiranye, tugeze aho GPS yatweretse hari urubibi rugabanya Kayibanda Emmanuel na Mukarutesi Dativa. Usanga urwo rugo nituramuka turusenye biri buteze izindi mpaka, kuko niturusenya hari amatungo ya Mukarutesi Dativa ari umuryango winjira mu kiraro cyabo, mu kiraro cy'ayo matungo byange bikunde uri hafi y'aho ngaho hagiye gusenywa. Kandi wabonye yuko nk'uko mwabibonye Mukarutesi we ntabikozwa, ntanashaka kugira guca bugufi ngo bikorwe ku neza. Aribwo nsabye Kayibanda Emmanuel kugira ngo ashake ibikoresho hazafungurwe hasenywe, ariko hahite hubakwa, hahite hajyamwo urugi, urwo rugi hahite hakorwa na clôture izagabanya imitungo ya Mukarutesi Dative n'amazu ya Kayibanda Emmanuel bidateje ikindi kibazo. Ngo mwamuha icyizere ko noneho ubutaha bizakunda cyane, nk'uko twari tumaze kubyumvikanaho. Twumvikanye yuko namara kubona ibikoresho nzongera nkore uko amategeko abintegeka, menyeshe Dative umunsi wo kuza kubikora, menyeshe nawe n'inzego z'ibanze kugira ngo zizabe zihari, noneho tuzaze tuhasenye, ariko hahita hanubakwa. Ubwo muri make ntegereje ubushobozi bwa Kayibanda Emmanuel kugira ngo yitegure ibikoresho hazasenywe, ariko hahita hanubakwa iyo clôture kugira ngo umutekano w'ibikoresho w'amatungo w'imitungo yabo utangirika, utahungabana. ubwo n'ubundi byasaga n'ibigana ku musozo. Hano hageze umuyobozi w'akagari, abaturage banavuga yuko n'ubusanzwe iyo hari ushatse kuza kurangiza urubanza inzego zo hejuru zenterivona zikabyihagarika. N'uyu munsi hari abatekereza ko umuyobozi w'akagari aricyo cyari kimuzanye kubabuza gusenya. Ubundi ububasha bw'umuhesha w'inkiko mu kurangiza urubanza bushobora guhagarikwa nande, ushobora kuza wateganyije kurangiza urubanza hakagira undi uzi ukubwira ati gusenya ntibyemewe kandi ariko urubanza rwagomba kurangizwa, izo mbaraga zikagusubiza inyuma. Igikorwa kurangiza urubanza, umuhesha w'inkiko ikimuhagarika kurangiza urubanza ni uko hagaragazwa indi nyandiko y'undi muhesha w'inkiko yabaye kuri urwo rubanza, kuko ibikorwa by'umuhesha w'inkiko ntago bishobora guhindurwa n'undi muhesha w'inkiko. Ubihindura kereka urukiko narwo rwaregewe. Ubwo rero kuvuga ngo inzego z'ibanze ziraza zimbuze gukora ako kazi ntago byakunda, kuko ububasha bwiwe bugarukira
mu ifasi yiwe mu gihe yasabwe kurangiza urwo rubanza, none bashatse umuhesha w'inkiko w'umwuga. Byumvikane yuko executive usibye kuba yari kuza nk'uko yabivuze, kuza kurebera uko akazi kagenze, kurebera bitewe n'umuhuruje, ariko ntago yari buze kuza kumbangamira kuko itegeko ntabwo ribimwemerera. Ndabikora ubangamiwe agatanga ikirego. Mu mpande ebyiri zihanganye ababuranyi babiri, ufite icyo anenga ku kazi k'umuhesha w'inkiko niwe ubiregera urukiko kugira ngo urukiko rusuzume nimba koko umuhesha w'inkiko hari ibyo yakoze nabi, hari ibyo umuhesha w'inkiko yirengagije gukora kandi byari kugomba gukorwa.